Red Blue JD. Ndabasuhuje, nitwa David Kayiranga, mbashimiye kuba muhitamo Red Blue JD. Reka uyu munsi turebere hamwe ibizakoreka kuri kuba mu buzima burenze ubushobozi bwawe. Mu buzima bwacu bwa buri munsi amafaranga anyura mu ntoki za buri muntu ni menshi. Bamwe barayahabwa, abandi bakayakorera. Kandi biragoye ko wabona umuntu n'umwe uhumeka muri iki kinyejana udafite amafaranga amugendaho cyane cyane mu gihugu nk'icyacu hano mu Rwanda. Ni nkaho ubuzima bwose bushingiye ku mafaranga. Ibihugu bimwe na bimwe bigifite amashyamba menshi y'inzitane nibyo bigiramo abantu bamwe bakibayeho mu mibereho itandukanye cyane n'iterambere tuzi mu gihe cyacu. Abo ngabo nibo babasha kubaho ubuzima budahura n'ifaranga, kuko usanga ibyo bakemura byose babikemuza ibyo babasha kubona muri ayo mashyamba. Aho kujya ku isoko, bene abo babeshwaho no gusoroma imbuto n'imboga zimeza muri ayo mashyamba. Ntibakenera kujya kugura inyama kuko bahiga bakarya izivuye ku nyamaswa z'agasozi ziva muri ayo mashyamba. Uretse ababaho muri ubwo buzima bwo mu ishyamba busa n'ubw'abakurambere bacu bo mu binyejana bya kera babayemo, abandi twese ubuzima tubayeho ubukenera amafaranga akenshi, kuva ku bintu nkenerwa by'ibanze kugeza ku bindi byifuzo umuntu ahorana bitewe n'icyiciro arimo bifitanye isano n'amafaranga. Muri kino kiganiro turavuga ku kubaho mu bushobozi bwawe, ariko twibanda ku bushobozi bw'umufuka wawe, ubushobozi bw'amafaranga. Ntabwo turi buvuga ku bushobozi bw'imbaraga z'umubiri cyangwa ubundi bushobozi butandukanye bushobora gufasha umuntu mu mibereho ye. Ubundi si ubwo umuntu yashobora kubaho birenze ubushobozi bwe? Niba nawe urimo kwibaza iki kibazo, turaza kumenyera hamwe aho nawe ushobora kuba ujya urenza ubushobozi bwawe, wenda uri ko wabigabanya cyangwa se uri ko wabikosora muri iyi nzira y'iterambere. Muri make turaza kurebera hamwe uko umuntu ashobora kuba abaho mu buzima burenze ubushobozi bwe. Muri iyi nzira y'iterambere aho umuntu aba aharanira kugera ku mibereho yisumbuye iyo yari arimo, usanga abantu benshi bagwa mu mutego wo kubaho birenze ubushobozi bwabo. Nanjye kubwira ibi ngibi inshuro nyinshi bisaba kwisubiramo ngo ndebe aho ushobora kuba ntangiye kurenza ubushobozi bwanjye. Dore ibimenyetso bizakoreka ko umuntu ari kubaho birenze ubushobozi bwe. Ikaze rero. Nk'uko indwara zigira ibimenyetso biziranga, ni nako ubuzima tubaho burenze ubushobozi bwacu nabwo bufite ibimenyetso bubiranga. Icyambere, gufatwa mu isayo y'amadeni. Umuntu uhora mu madeni akamunanira kuyavamo, akenshi ababaye mu buzima burenze ubushobozi bwe. Bene uyu muntu uzasanga kwepa bamugurije, cyangwa ugasanga arafata izindi nguzanyo ngo zimufasha kwishyura iza mbere. Mu mutwe aba yibeshya ko hari icyo akemuye, ariko ntacyo mu by'ukuri aba akemuye. Ahubwo aba akomeje kwishyira mu madeni atazigera avamo, ahubwo ashobora no kuzaraga abamukomokaho cyangwa se abazabazwa amadeni ye yariye akiri muzima. Kutazigama na gato ni ikindi kimenyetso karundura. Kutazigama na gato, bisubiremo. Abantu benshi babayeho mu buzima burenze ubushobozi bwabo, uzasanga batajya babasha kuzigama byibura na 5% by'ayo binjiza. Abageze mu ntoki yose ashira mu byo bishyura bitandukanye, bagasigariraho cyangwa bagasigara baguza. Kandi twayibonye neza ko guhora mu madeni ari kwiturira mu bihombo ubuziraherezo ubwaya ndirimbo. Ikindi no kutagira konti y'ingoboka. Iyi konti niyo kugufasha guhangana n'utubazo dutandukanye two mu buzima dutungurana, tugasaba amafaranga. Ibi akenshi dukunda kubisobanurirwa cyane. Icyo dukwiye kumenya nuko umuntu ujijutse mu by'amafaranga yicara yiteguye ko icyamutungura yabasha kwirwanaho, akimuhana kakaza nyuma. Iyi konti ubundi y'ingoboka ibikwiye guhoraho amafaranga kubye byibura inshuro 3 ayo ukoresha buri kwezi. Bisubiremo neza, iyi konti y'ingoboka ni nziza kuko ibikwiye guhoraho amafaranga kubye byibura inshuro 3 ayo ukoresha buri kwezi. Ikindi kimenyetso kiranga umuntu uba mu buzima burenze ubushobozi bwe,
ni ugushirwa mbere y'uko ukwezi kurangira. Ibi birumvikana cyane, bishobora kuba ku muntu rimwe na rimwe, ariko iyo usanga umuntu runaka ariko ahora ameze, ntuzabaririze, uzamenye ko arimo kuba ubuzima burenze ubushobozi bwe. Aha ndavuga bene kwa kundi ajya kugera ku gihembo cye cy'ubutaha ameze nabi cyane. Ibi birumvikana neza ko niba nk'urugero rwiza uri umukozi uhembwa ibihumbi 50, tuvuge nk'urugero, ukwezi kukajya kugira hagati cyangwa kukajya kurangira washiriwe uri mu bibazo birenze ayo uhembwa, ubusanzwe mu kwezi ayo mafaranga wowe ubwawe ukaba udafite ayo uheraho ubikemura, nubwo nabwo kugira ibibazo birengeje ayo winjiza atari byiza. Icyo gihe abahanga mu bukungu bazakubwira ko uba uri umukino wo kubabarirwa. Wenda nakoresheje irindi jambo ritari ryiza, kuba mu bibazo byose ugira nta yawe uheraho, ukarinda kuyaguza buri gihe udafite n'icyakugoboka kwishyura amadeni, ahubwo amadeni akishyura andi madeni, kandi uri umukozi uhembwa. Urebye ibyiza wabitekerezaho kabiri ukimenya neza. Ikindi kimenyetso kiranga umuntu uba mu buzima burenze ubushobozi bwe ni uguhora yiyambaza inguzanyo z'imanurambabura. Izi ngizi ni za nguzanyo banki iguha kugira ngo ubashe guhuza n'impera z'ukwezi. Umuntu wese niyo yaba ajijukiwe n'iby'amafaranga ashobora gufata izi nguzanyo rimwe na rimwe, ariko iyo usanga ari bwo buzima bwa buri gihe, biba ari ikimenyetso cyo kubaho birenze ubushobozi bw'umuntu. Ibi bimenyetso ntabwo bigoye kubyibonaho cyangwa kubibona ku bandi, gusa buri ikimenyetso cyose kigira impamvu giturukaho. Wakwibaza uti ariko se biterwa n'iki kugira ngo umuntu ageraho abaho birenze ubushobozi bwe? Impamvu nkomeza kukubwira zirakomeza kudufasha kumva uko bitangira buhoro buhoro ubwa ya ndirimbo. Iki ni ikimenyetso kiranga umuntu uba mu buzima burenze ubushobozi bwe, ni ukwirarira. Wenda twakoresha ijambo ubwibone, dukoresha ijambo kwirarira kugira ngo biducengere. Kwirarira, iyi ni impamvu ikomeye ituma umuntu abaho ubuzima burenze ubushobozi bwe. Akenshi abantu babikora ngo banga yuko abandi babanyuzamo ijisho, abantu babikora banga ko abandi babasuzugura, hari n'ababikora bashaka kwemeza abandi ngo babatekereze nk'abantu babayeho ubuzima bwo hejuru, kandi mu by'ukuri bariho ubuzima buciriritse. Muri kino gice cyo kwirarira hazamo n'abantu bananirwa guhakana ibyo badashoboye, bakemera bakabyizirikaho bikabasiga mu bibazo. Reka njye ku rubyiruko noneho, nk'ubu tuvuga ukodesha inzu wishyura ukabona itunze yenda, nibyo reka dufate nk'urugero, uhembwa amafaranga ntazi, uwitwa shusho wawe muvugana amafaranga ariko yabonetse ati kibaza ari byinshi, cyangwa ati reka dusoke ahangaha naha, ukabutakarije arenga 2/3 byayo winjiza mu kwezi. Ibyo bigatikiraho kubwo yamvuga kwiri muri benshi ko ibyishimo bihenda. Turamutse dutekereje ko bihenda uwifite nta kibazo yenda, ariko nibihenda udafite ntabeho nyuma y'ibyishimo. Kwirarira rero nicyo kintu nyamukuru umuntu ashobora kuba abaye mu buzima burenze ubushobozi bwe. Kugira ngo tubimenye neza, byadusaba guca bugufi tugasobanukirwa neza abo turibo. Iki ni ikimenyetso no kwigereranya n'abandi. Iki ni ikibazo gikomeye cyane, aho usanga umuntu abaho ubuzima bwe ashaka guhora bugiranye n'ubw'abandi baturanye nawe, cyangwa se bavukana, cyangwa se bakorana, basengana nawe, cyangwa bahuriye ku bindi bintu runaka. Umuntu ufite iki kibazo cyo kwigereranya ahora ashaka gutanga ibyo abandi batunze, cyangwa se agahora ashaka kurenza ibyo abo ngabo batunze. Ukaba utunze 50 ukajya kugura umwembe wa 50, hari utunze 500 ujye kugura umwembe wa 50. Biratandukanye cyane. Ibi bimutera kurenza cyane ubushobozi asanganye. Iki ni icyizere cyo guhabwa amadeni, imyenda. Nubwo icyizere ari cyiza mu by'ukuri, ariko iyo uhora ugura ibintu ku madeni birangira ubushobozi bwo kwishyura bukugoye, kuko uba urimo kubaho ubuzima burenze ubushobozi bwawe. Nyine iyo uhora utekereza ko uzabona ikintu ari uko hari undi uguhaye ubushobozi bukiguhesha utabigizemo uruhare, ugahora umwizeyeho ubushobozi bwose, wowe utibonaho ubwo bushobozi ni uko butizeye. Ahubwo byakabaye byiza twiyizeyeho ubushobozi, tukiyambaza abandi kuko nabyo bikenewe ku kintu cyakuzuza ibyo dushaka, kandi uko kwiyambaza ntigusubize inyuma ubushobozi bwawe. Ikindi kimenyetso ni impinduka mu mutungo. Ibi ngibi nibyo bijya bituma umuntu arenza ubushobozi bwe. Urugero ni nk'igihe umushahara w'umuntu ugabanutse ariko ntabashe guhita amanura imibereho ye yarasanganywe, cyangwa se ugasanga umuntu umushahara we uriyongereye agahita azamura ubuzima bwe mu buryo burenze inyongera yiyongereye ku mishahara. Hari nubwo inyongera idahoraho nk'agashimwe runaka, agahita afata ibyemezo bihoraho by'imibereho, bikanarangira yisanze mu bibazo bikomeye.
kuzamuka kw'imibereho yacu tubigizemo uruhare, bigaragaza ko hari imbaraga zacu tuba twatakaje, kandi ni ubutsinzi. Ariko tutitonze uko gutsinda gushobora kugaragaza ubushobozi bwacu mu iterambere twabigizemo uruhare. Ni ukuvuga ngo ku isi abantu baba bagomba guhuza aho bageze n'aho bahoze, bakabishyira ku munzani mwiza ubagarisha imbere. Dore nuko abantu barutana kuri iyi si, aho umuntu avukira mu bukene wenda bukabije, nyuma ubuzima bugahinduka akigira imbere, ariko ibyo ntibimubuze kugana imbere. Undi ugasanga yavukiye mu buzima bwiza n'ubundi agakomerezaho agatera imbere ndetse wenda cyane. Undi ugasanga yavukiye mu buzima bw'ubukene nyuma akagana imbere, ikindi gihe atamenya gukurikiza kimwe twaganiriyeho haruguru cyo kumenya guhuza hashize n'aho ugeze ngo ugane imbere, ugasanga n'ubundi ahora mu buzima buhindagurika. Undi wundi we ugasanga avukiye heza ariko ntakurire heza, ari nabwo isi itangira kumusiga kuko atabashije kwiga. Ikindi ni ukudatandukanya inyungu n'igishoro. Ibi bikunze kugaragara ku bacuruzi bamwe na bamwe. Umuntu akaba yaracuruje amafaranga menshi, yayabona akayabara yose nk'aho ari inyungu, akayakoresha mu mibereho ye, atibutse ko harimo n'igishoro cye ndetse n'amadeni y'abandi agomba kwishyura. Urugero naguha hano ni nk'urwa rwiyemezamirimo baha isoko rya leta ryo kubaka amashuri cyangwa ikindi gikorwa remezo kizatwara wenda nka miliyari imwe. Hari igihe bamuha amafaranga yo gutangiza ayo bakunze kwita avansi nka miliyoni 200, yazibona akabanza kuzikenuza, akubakamo inzu, akaguramo imodoka ihenze, akibuka imirimo bamushinze nyuma. Akenshi bene uyu ayibuka atabasha no kuyikora neza kuko amafaranga yayo aba yashyize mu bindi. Abanyabwenge mu gucunga neza amafaranga yabo babaho munsi y'ubushobozi bwabo. Ntabwo bakoresha buri faranga binjije ngo basigare bakoresha n'ayo batarinjiza binyuze mu madeni nk'uko twayibonye haruguru. Hari ivuga ko abakire bakomeza gukira kubera ko babaho nk'aho bakenye, naho abakene bagakomeza gukena kuko babaho nk'aho bakize. Kwanga ko babonyuzamo ijisho ntibikwiye gutuma uhora mu bukene. Kwigiriranya n'abandi ntibikwiriye gutuma uhora mu bibazo kandi uba winjije amafaranga atari make. Tinyuka kubaho munsi y'ubushobozi ufite uyu munsi, bizatuma ugera ku bushobozi bwisumbuye, bikugeze ku ntego y'ubuzima wihaye. Umuherwe witwa Warren Buffett akunze kugira inama abantu zikubiye mu mahame abiri. Ujye wirinda icyatuma utakaza amafaranga yawe. Ikindi kintu uyu mugabo avuga, akomeza agira ati, kandi ujye uhora uzirikana iri hame ya mbere, ujye wirinda icyatuma utakaza amafaranga yawe. Ni byiza ko dukwiriye kudatakaza ubushobozi bwacu uko twiboneye, ahubwo tujye tuzirikana izo nama zose. Dore ibyo dukwiye kwirinda mu buzima. Irinde kubaho ubuzima burenze ubushobozi bwawe. Abajyanama mu by'imari bavuga ko kujya mu kiruhuko cy'izabukuru utekanye ugomba gutangira kwiteganyiriza byibuze ku myaka 25. Birumvikana ko ibi bishingira ku bintu bitandukanye, ariko uburyo bwa mbere butuma umuntu atabasha kwiteganyiriza ni ukuba mu buryo burenze ubushobozi ufite. Abantu dukunze gushakira umunezero w'akanya gato mu isi y'ibintu, tukagura ibintu bituma twishima mu gihe runaka, ariko nyuma watekereza ugasanga agaciro k'amafaranga wakoresheje ugira ngo wishimishe karenze kure ubushobozi bwawe bwa buri munsi. Nibyo mu Kinyarwanda bita kwaya. Mu myaka 20 ya mbere, guhaha buri kanya cyangwa kujya mu kabari usanga ari ibintu rusange henshi ku isi. Ariko ku myaka 30 akenshi nibwo umuntu atangira gukinira ibintu bihenze kubera ubuzima bagezemo. Urugero nk'imodoka cyangwa kugura inzu y'umuryango. Nubwo nabiguze imbere y'imyaka 20 nabwo nta kibazo. Kubaho mu buryo buhanitse kandi ufite bike ni ibintu bikunze kubaho cyane. Irinde gukoresha amafaranga menshi ku bintu bidafite umumaro urambye, ahubwo uharanire kuzigama menshi. Nibyo bizaguha umutekano n'umudendezo uzatuma ubaho neza mu myaka y'izabukuru. Akabondo k'iminsi ugacakibona niko umunyarwanda yavuze. Ni byiza kwirinda kumva ko ibihe byiza bisize inyuma, ibyiza ubundi biri imbere. Mu kigero cy'imyaka 20 amabyiruka akenshi nibwo abantu bakunze kwidagadura cyane, kujya mu birori bya hato na hato n'ishuti, gutaha amasaha akuze no gukomeza kwizera kuzabona akazi keza igihe ukaboneye kandi kazakwishyura neza, ubundi ukumva ko wageze aho wifuza. Kakwishyura neza ubundi ukumva ko wageze aho wifuzaga. Nyamara usanga dukunze kwibeshya ko iyo umuntu atangiye gusohoka muri iyo myaka 20 ibihe byiza nabyo biba bitangiye gukendera ubundi.
umuntu akinjira mu buzima butaryoshye mu gihe cyose asigaje ku isi. Ariko rero ibi ntabwo ari ihame namba, ahubwo nibyo twishyiramo akabaho ngo byose ni mu mutwe. Niba wibwira ko muri wowe ibihe byiza bisize inyuma, ubwo nyine niko bizagenda. Ariko nuharanira gukomeza kubaho unezerewe, ntugire akanya na gato upfusha ubusa, nta kabuza uzakomeza ubone ko ibyiza biri imbere. Gira intumbero y'ejo hazaza, kuko niho hari imbuto zitoshye. Nitwa David Kayiranga, mbashimiye ko muhitamo Red Blue JD. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbara nkuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD tarazi? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.